amahitamo ntabwo ari ukuvuga ngo ni itegeko, ari nayo mpamvu jewe wahisemo kubikora gutya mbabwira ngo nubwo bababwiye ngo sign up is free, I don't need free accounts under me. Thank you. Ntago nkeneye accounts z'ubuntu munsi yanjye kubera yuko nahisemo ku marketinga, kandi ku marketinga kuba investors kubera yuko hari indi nyungu ngiye kubereka ushobora kubona on top cyangwa se hejuru yuko wakoze investment yawe guhera ku 5,000 ndetse kugeza ku mapaundi 25. Ahangaha rero impamvu mvuze ngo it is optional, wabihitamo cyangwa se ntubihitemo, ariko ubihisemo niwe tugiye kuganira kugira ngo urebe izindi advantage cyangwa se izindi nyungu ushobora kubona mu gihe waba uhisemo kuba marketing partner nk'uko babivuze hano hejuru ngo Solmax independent marketing partner. Uhisemo rero kuba independent marketing partner bivuze iki cyangwa se biragufasha iki? Becoming a Solmax IMP cyangwa se independent marketing partner gives you the opportunity to make an additional income by simply sharing the Solmax Academy courses and business opportunity with other people. Nta kindi bigusaba ni ukujya hano hanze. Hari abantu benshi bashomereye, hari abantu benshi bafite udufaranga tutatangira business ya kenkayori, murabizi amafaranga isaba. Hari abantu benshi bafite amafaranga atababera igishoro cyo kujya gufata umuryango w'ibihumbi 100 cyangwa 200 kugira ngo bawushyiremo stock batangire bakore business nk'uko abandi babigerageje. Hari abantu benshi bafite igishoro gitoya, ariko muri Solmax igishoro gitoya ntikihaba, kuko mubonye ko guhera ku 32,500 by'u Rwanda ushobora gukora investment ukitwa investor, ariko at the same time mu gihe uhisemo kubisangiza inshuti zawe, ukazibwira opportunity ziri muri Ignite 100, ukazibwira chance yo kuba zabona amasomo y'ubuntu ari packaged muri investment wakoze, ukaba wakwiyungura ubumenyi ukamenya how to bargain cyangwa se ni gute ushobora kuganira n'umuntu business ukaba mu closing aho deal ishobora kugufasha muri kazoza kawe mu minsi iri imbere. Independent marketing partner, aba nibo tuvugana. Every IMP will receive their own personal online virtual business office to operate their business globally. So buri mu IMP, ndaza kukumenya ngo nkoresha IMP, sinza kugumya pronounce ngari zina ryose, nimbivuga mujye umenya ngo mvuze independent cyangwa se umuntu ukora marketing wigenga ukorana na Solmax, kubera yuko saga hato nta nubwo ari akazi ngo barakaguhembera ku mushahara, uhemberwa ibyo wakoze. Hanyuma rero baguhemba iki? Hari direct bonus, hari team bonus, hari matching bonus, hari ranks and rewards. Ibi rero it's so amazing, reka mukurikirane hano hasi. IMP will receive 10% direct sales bonus for every deal closed. Every deal closed. My dear friends, jewe ndi umukomisiyoneri wabigize umwuga, reka mbibabwire uko birankujije kandi biranonze. Iyo nkurozinze deal bakama 10%, I'm telling you, I'm the happiest man in the world. So ibyo rero ndabibabwira mbabwiza ukuri yuko mu gihe cyose ukoranye na company ifite ubunyangamugayo, ifite kwiyizera, ifite project zifatika, ifite imigabane, ifite agaciro gakomeye nk'uko mwabibonye ara hejuru, ukabasha kwizanira umu investisseur wishyiramo amafaranga, trust me, nta cyayibuza kuguhereza 10% y'amafaranga uwo muntu yashoreyeho. Baguhaye urugero, barakubwira ngo ibaze umuntu apacesinze package y'ibihumbi 5 by'pound, uzabona 10% ari byo bingana n'amapaundi 500. So ibaze rero mu gihe ucuruje package 5 z'ibihumbi 5, icyo gihe uzaba ufite 2,500 as a direct bonus. Isn't amazing? Ntabwo ari byiza? So niba wumva atari byiza, just stay on the first option. Ndakomeza. Hanyuma team volume bonus niyo nkomerejeho, you will receive 10%, uzakira 10% kuri team volume on a weekly basis from your weaker team. Icyo bivuze ni iki? Uzabona 10% rya team yawe ifite intege nkeya, niba ariko nabivuga, cyangwa se yakoze vente nkeya cyangwa se sales nkeya, yagurishije package z'amafaranga uyateranyije mu giteranyo akaba make bigereranyije n'urundi ruhande ibyo rwakoze. Ibyo rero bivuze iki? Bivuze ngo hano uri independent marketing partner, hano iyi ni timu yawe y'ibumoso, iyi ni timu yawe y'iburyo. Ibyo izakora muri iki cyumweru ni 5,000, niba yarakoze 5,000 hano as a total sale, hano bakaba barakoze 5,000 as a total sale.
5 premium packages of 1,000, 5 premium packages of 5,000. Hanyuma team volume bonus izaba ari ibihumbi 500 sorry, no kuvuga ngo mu gihe bazaba bakoze ibihumbi 10 kuri ruhande bagakora ibihumbi 5, hano bakozemo ka mistake. Byagomba kuvuga yuko left team ifite ibihumbi 5, the right team ifite ibihumbi 10. So nuvuga ngo the weak team niri kuri left, icyo gihe bahita bafata bya bihumbi 5 bakaguha 10% yabyo, hanyuma bagahita bafata bya 5 bakabikura muri the strong team, igasigarana volume y'ibihumbi 5. Matching bonus ni matching bonus, it's amazing. All qualified members are paid the weekly matching bonus. Ku qualifying rero bisaba iki ndaje nyikubwire, matching bonus is paid on the gross team bonus paid to members. So bisaba iki rero kugira ngo qualifying? Number 1, ugomba kuba ufite package iri hejuru kuva ku mapaundi 500 kugeza ku bihumbi 5. Iyo ni criteria number 1. Criteria number 2, ugomba kuba qualifying 500 one side and another side. No kuvuga ngo iburyo ni bumoso, you qualified 500 packages for your first turning in. Hanyuma matching bonus icyo gihe uyibona bijyanye na gross team bonus paid to members. No kuvuga iki, niba timu yawe y'ibumoso aba redirect to you babonye amapaundi 500, urundi ruhande yabonye amapaundi 1000 muri binary, icyo gihe uzabona 20% bya binary y'igihumbi ndetse na 20% bya binary ya 500. Urumva ayo ni amafaranga meza cyane, ubwo ntanze urugero rwa make. Hanyuma n'ubu ufite package zigiyeho hejuru uzagenda ujya no kuri levels zitandukanye, kuva kuri level ya 20% kugera kuri level ya 5%. Bivuze iki? Bivuze ngo abangaba ni abantu bakujoininze kuri first level, no kuvuga ngo naba direct bawe, hanyuma abangaba nabari munsi y'aba direct babaye aba direct babo, hanyuma bakaba direct bari munsi y'abawe, abangaba bakaba ubuvivi niba ariko nabwita mu kinyarwanda cyacu gisobanutse. Ni icyo rero bivuze, ubwo ushoye menshi azajya abona na matching nyinshi. So reka ngere rero kuri leadership ranks. Leadership ranks rero ziterwa na volume uko ugenda uyaccumulatinga muri system, uko ugenda useringa. Twavuze ngo these are independent marketing partners, ni abantu bahisemo kutihererana aya makuru ya education packages, ni abantu batahisemo kwicarana aya mahitamo meza ya Ignite 100 bakabisharinga inshuti zabo. Abo nibo bazaza muri izi leadership ranks. Hanyuma rero muri izi leadership ranks naho haraho bizagusaba kuba ufite package yisumbuyeho. Reka turebe kuri qualified broker. Qualified broker biragusaba total volume cyangwa se volume muri rusange buryo ni bumoso y'amapaundi 1000. Hanyuma kuri weak side bikaba amapaundi 400, bikaba bigusaba ko ufite package yitwa basic. Muraza kureba muri za package nababwiye hejuru. Hanyuma senior broker bigusaba iyi volume kuri total, hanyuma bikagusaba kuri weak leg, hanyuma bikagusaba ko ufite package ya starter, hanyuma bikaba biguhesha Amazon tablet. Hanyuma regional broker bigusaba iyi total volume, kandi ndagira ngo nimfasayizinga ku kantu kamwe cyangwa se nshimangira akantu kamwe yuko iyi volume bidasaba ko ari wowe uba wayikoze. My dear friends, iyo ukoze as a team, iyo ukoze family muri business, byose birashoboka. Ntabwo iyi volume bigusaba kuba ari wowe wayikoze wenyine, it's a collective work. Ni akazi kakorewe hamwe nka group, ni akazi kakorewe hamwe nka team. Hanyuma bikaba bigusaba kuba ufite executive package ni amapaundi 500, hanyuma ugaqualifyingira a laptop. Iyi ndiyo bakoreshejeho presentation by the way niyo banyoherereje for your information muri iyi qualification ya leadership ranks. So nawe byakubera iramutse kugezeho. Executive broker niyo volume bigusaba ko nabisobanuye, bikaba bigusaba ko ufite premium package yo ni 1000, hanyuma wagera kuri ya volume bagusaba ukabona Apple Watch. Apple Watch ni isaha nziza cyane, uze kusaba umuntu wakwinvitinze kuri Zoom akwereka iyo Apple Watch mu gishushanyo, uraza kubona ko it's amazing. Hanyuma izindi ranks zose ziragusaba kuba nibura ufite package ya elite cyangwa se package y'5,000 by'amapaundi. Icyo bigusaba rero niki? Start small but keep upgrading. Start small, tangira ku bushobozi ufite none, ariko mu mutwe no muri mindset
niba ushaka kuba independent marketing partner kugira ngo uzagere kuri Rolls Royce, iyi modoka nziza cyane, nje mu kanya nkaba projectingira kuri screen kugira ngo muyimenye. Iyi modoka ushobora kuyowuninga binyuze muri collective work, ugize iyi volume ya 10 million pounds n'ibihumbi na miliyoni enye n'ibihumbi 500 by'amapaundi globally. Zikaba zigusaba ko ufite elite package, hanyuma ukaba watahana imodoka mu rwakubyaye nawe ukazitwa ko wahindura